nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Reka mbanze nsenge kugira ngo dutangire iki kiganiro. Uwiteka Mana, ndagushimiye yuko wabanye natwe, watugiriye neza. Tugeze mu kanya ko kumva ijambo ryawe. Nsenge aba bantu bankurikiranye kugira ngo uvugane nabo, uvugane imitima yabo, nanjye ubane nanjye, ubwiriza ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Ndashimira Imana yuko yongeye kumpa umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Uyu munsi turaganira ku nyigisho itandukanye n'izo twabwirije, uhereye kuri video ya mbere, iya kabiri, ukarengera ku kwiheruka 11. Uyu munsi turavuga ku ngingo ikomeye ariko y'ingenzi. Rero ndagira ngo usenge cyane kugira ngo Umwuka Wera aze kugufasha, kugira ngo iyi nyigisho dutangiye uyu munsi ize kukugirira akamaro kandi igufashe, kuko ni inyigisho y'ingenzi cyane cyane ku bantu bashakanye. Uyu munsi turavuga ku nyigisho ivuga ku muryango. Umuryango ni ikintu gikomeye. Umuryango ni ikintu Imana ishyigikiye. Ni rwo rufatiro rw'ubuzima, ni rwo rufatiro rw'iterambere, ni rwo rufatiro rw'igihugu, ni rwo rufatiro rw'itorero. Hatari umuryango nta muntu wabaho, kuko yaba ari wowe yaba ari njye, twese dukomoka mu muryango. Rero uyu munsi turavuga ku ngingo yitwa umuryango. Ntabwo tubivuga ngo tubirangize uyu munsi. Uyu munsi turavuga ku muryango, igice cya mbere. Rero tugiye gusoma muri Bibiliya, Abefeso igice cya 5, duhereye ku murongo wa 22 tukageza ku murongo wa 33. Turahasanga inshingano z'abagize umuryango. Inshingano z'abagize umuryango, turareba umugore, turareba umugabo. Uyu munsi turavuga ku kintu bita umuryango, igice cya mbere. Rero turebye mu Befeso igice cya 5, hariya turareba ukuntu Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 uhereye ku murongo wa 22 ukageza ku murongo wa 33. Pawulo yaganirizaga abakristo b'itorero ry'Abefeso, ababwira ukuntu abagabo n'abagore bakwiriye kwifata. Iyo rero ku murongo wa 22 haravuga ngo, bagore mugandukire abagabo banyu. Ni ukuvuga ngo yabwirizaga abantu bakirijwe, yabwirizaga abagore n'abagabo bakiriye umwami Yesu, yabwirizaga abakristo b'itorero ry'Abefeso ababwira ati, nk'uko mugandukira Kristo, nk'uko mwubaha Kristo, niko mukwiriye kugandukira n'abagabo banyu, cyane cyane iyo bakirijwe. Kuko hepfo aravuga ngo, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Ni ukuvuga ngo itorero n'umubiri wa Kristo, ariko Kristo akaba umutwe w'iryo torero. Ni ukuvuga ngo nk'uko itorero ari umubiri wa Kristo, Kristo nawe akaba umutwe w'itorero, ngo niko umugore nawe akwiriye kugandukira umugabo we, kuko umugabo we ni umutwe w'uwo mugore. Ariko ahandi hakavuga ngo, nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ijambo ngo muri byose. Aha ngaho ushobora kwibaza uti, se njyewe umugore nagandukira umugabo wanjye muri byose gute? Pawulo yabwiraga abakristo bo muri Efeso bakirijwe, ntihabaho ibintu bimeze nk'amakimbirane mu rugo rwabo. Yashakaga kubabwira ati, nk'uko tubigisha buri munsi, tubabwira umukristo nyakuri mu itorero akwiriye kwifata. Kubera yuko iyo uri umukristo, ukaba uri umugore, ukaba uri umukobwa, ukaba uri umugabo, icyo Imana ishaka ni mu buryo bw'umwuka. Ni umwuka wawe ukijijwe, noneho wa mwuka wawe niwo uzabona Imana, wa mwuka wawe niwo uzakizwa, wa mwuka wawe niwo wihana ibyaha, noneho wa mwuka wahinduka ugatuma n'umubiri uhinduka. Yashaka kubabwira yuko aba bagore nibagandukira Kristo, bakubaha Imana, bizaborohera no kubaha abagabo babo. Ntabwo waba uri umukristo, uri umugore ukora ibyaha, utubaha Imana, ngo bizakubere byoroshye kujya kubaha umugabo wawe. No, ahubwo yavugaga ati, nk'uko mugandukira Kristo, mukubaha Kristo nk'umubiri wa Kristo, niko mukwiriye no kugandukira abagabo banyu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Abefeso
igice cya 5 umurongo wa 22 ugeze ku murongo wa 23 ni amagambo arimo kutwigisha ukuntu umugabo n'umugore bakwiriye kwifata mu rugo rwabo mbere yuko babyara, mbere yuko bubaka urugo rwabo, mbere yuko batera imbere. Ubwabo hagomba kubaho ubwo bwumvikane, aho umugore agandukira umugabo we. Turaza no kureba aho umugabo ategekwa gukunda umugore we. Hepfo akavuga ngo rero ngo bagabo na mukunde abagore babo kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'umubiri wabo, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri. Nawe mugabo ukwiriye gukunda umugore wawe nk'uko utakwanga umubiri wawe, niko ukwiriye gukunda umugore wawe. Akenshi na kenshi niyo mpamvu tujya inama tuvuga ngo mbere yuko ushinga urugo, wowe wa mukobwa we nawe wa muhungu, ni ukubanza ugakunda uwo muntu muzashakana, ariko rwa rukundo rw'Imana, atari rwa rukundo rw'inyungu, atari rwa rukundo rwo kuvuga ngo umukundiye yuko ari mwiza afite amatayi, atari rwa rukundo wowe wa mukobwa we ngo umukundiye yuko afite amafaranga. No, mbere ya byose hagomba kubaho rwa rukundo, gukundana bidashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose, mugakundana bidashingiye ku kintu ibyo bita conditional love, urukundo rufite inyungu, urukundo rugamije inyungu. Imana irashaka rwa rukundo rw'Imana, aho ukunda umuntu bitewe n'uko yera imbuto za Kristo, yera imbuto zikwiriye abihamye, noneho mugahura mu kubaka urugo rwanyu. Umugore akagandukira umugabo we, n'umugabo agakunda umugore we, ariko bakuzuzanya, kubera yuko rwa rushako kwa kubaka urwo rugo mugomba kuzuzanya. Kuko hari ahantu hepfo havuga ngo umugabo azasiga se na nyina akazaza akabana n'umugore bakabana akaramata. Ni ukuvuga ngo nawe mugabo ugakunda umugore wawe nk'umubiri wawe. Icyo hano ijambo ry'Imana rigusaba, icya mbere ni ukumurinda, icya kabiri ni ukumwitaho, umuha ibyo akeneye. Ni ukuvuga ngo rwa rukundo rudafite ibikorwa hari igihe ruba rupfuye. Ni ukuvuga ngo urukundo rudafite ibikorwa ni nk'uko kwizera kudafite ibikorwa kuba gukwiye. Ukamwereka yuko umukunze. Ibyo ni ibintu tuziga mu gice cya 2, ariko uyu munsi turashaka kugira ngo tugaragaze ibintu bibiri ku mugabo n'umugore. Haleluya! Tugaragaza ibintu bibiri iyo bibuze ku mugabo, ibintu biba bibi. Iyo bibuze ku mugore biba bibi. Uyu munsi wa none, nshuti muvandimwe udukurikiranye, wowe wubatse urugo, nawe utari warwubaka ariko uteganya kurushaka, umenye neza yuko ibyo bintu bibiri ugomba kubitekerezaho. Niba uri umugabo ugakunda umugore wawe, ariko ukamukunda rwa rukundo rwa rundi rufatika, rwa rukundo rutari urw'inyungu. Ni nayo mpamvu tubona muri iyi minsi, kubera urwo rukundo rwabuze, imiryango igenda isenyuka cyane, kubera yuko barabana ariko bakazageraho bagahararukana. Ariko uyu munsi nje kukubwira yuko Imana irifuza yuko imiryango yubakirwa ku rukundo rw'Imana, rwa rundi rudaharanira inyungu. Imana ikugiriye neza, Imana igufashe. Nawe wa mugore we, Imana iragutegeka ngo ugandukire umugabo wawe nk'uko ngo itorero rigandukira Kristo, aba ariko nawe ugandukira umugabo wawe. Ntumwubahire kubera yuko afite akazi keza, ntumwubahire kuko afite amafaranga, ntumwubahire ko ari bogayi, ntumwubahire yuko ubona ari afite ibigango, ngo noneho namara kugira ibibazo, namara kubura akazi, namara kubura amafaranga, ngo utangire umwanga cyangwa utangire ugiye gushaka abandi bagabo umuca inyuma. Ibyo nabyo tugiye tubibona, bituma ingo zisenyuka ari nyinshi. Uyu munsi rero iki gice cya mbere kivuga ku nshingano z'abagize umuryango. Turagira ngo dushimangire kuri ibyo bintu bibiri, ubitekerezeho uyu munsi. Nituzongera guhura tuvuga igice cya 2, uzaba wamaze gutekereza igice urimo, uzaba umaze gutekereza niba ufite urukundo rungana iki, uzaba umaze gutekereza niba ufite kuganduka kungana iki. Hanyuma Imana izakuganiriza, Imana izabana nawe. Uyu munsi rero ndagira ngo uze gusubira muri kiriya gice cy'Abefeso
cya gatanu uhere ku murongo wa 22 ugere ku murongo wa 33 uragenda ureba inshingano zawe mudamu, urebe nawe inshingano zawe mugabo, noneho wisuzume umenye icyo wakora. Shoje mvuga ngo mugabo kunda umugore wawe kandi umukunde rwa rukundo atari rwa rundi rw'inyungu. Umukunde kandi umenye ngo ni umubiri wawe, nk'uko Kristo ngo nawe akunze itorero akaryitangira. Nawe witangira umudamu wawe, umurwaneho aho afite intege nke, umwunganire, kubera yuko Bibiliya ivuga ngo ntizabya zoroshye. Umurinde, umwiteho, umugaburire, umwambike. Ibyo nibyo bigaragaza yuko umukunzi. Ntumuca inyuma. Nawe mudamu gandukira umugabo wawe, umwubahe, ntumusuzugure ngo kubera yuko nta kazi afite, ntumusuzugure ngo kubera yuko wenda umurusha iki n'iki, ariko ndagira ngo umwubahe bitewe n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Muri aka kanya reka dusenge, basengera. Uwiteka Mana, ndagushimiye yuko uyu munsi tuvuze ku ijambo ryawe rifatanye n'umuryango igice cya mbere. Senge aba bantu bankurikiye kugira ngo Mana ishobora byose batekereze kuri iri jambo. Abagabo bakunda abagore babo n'abagore bagandukira abagabo babo kubw'inyungu z'umurimo wabo, kubw'inyungu z'igihugu, kubw'inyungu z'imiryango. Kandi nzi neza yuko umuryango ari rwo rufatiro rw'itorero, ari rwo rufatiro rw'igihugu. Urakoze Mana yuko wumvishe gusenga kwanjye kandi ubagiriye neza. Nitwongera guhura mu gice cya kabiri tuzashimira Imana twiga n'ibindi mu izina rya Yesu. Shalom.